yagukubise amafoto y'uwo mukobwa kugira ngo yamaye yaguhaye yamaye arambye ati se ko nshaka ko duhuza abantu benshi tujya dukunda guhura tugasangira pe duhuriye kuri YouTube baranandemera bamwe barabizi ariko niho hantu nabonye abantu bose bafashe nimero zanjye abenshi bashaka kunjyana mu butinganyi none uwo mukobwa igiciro ntabwo bizi ikintu cyabaye reka dutaruke kuko ibindi byo biteye isoni nuko nimero y'uwo mutipe nyibuze ngo muhamagara mvuko nahita mbwira urumva umukobwa nyine umutipe yama amafoto tugeraho tuvuga tugera ku mukobwa mwaraganiriye arakubwira ati ndagutama cyane buriya rero atari ko wikuremo ubwoba ambwira ukuntu ndi bujye mbigenza hanyuma se tuvugishe urakomeza igiciro niyo wagishyizeho ugiye ngo unanize ukuntu cyangwa niwe wakishyiriye 200 Yo, what up, big boys and young girls nizere kandi hose muri mumeze fresh byatari. Iyi ni Afro Tricks Media kabari YouTube channel yanyu y'abanyarwanda tugiye kuzajya tubana gatanu kuri iyi mihanda tukaba turi kumwe n'umusore n'umudada n'umugore n'umukobwa n'umusore umusaza umukambwe sinzi icyo bari bwitoremo Fari ngendo umufiyemeri abafiyemeri muri no misi ntabwo bisiko turi mu kazi turi mu kazi ubu twakoze iminsi inama Fari ako kantu utambitsemo ntabwo ari fresh akaruka abafiyemeri abantu akibaza abafiyemeri subazi n'abantu babarabyaye n'abagabo bagira ibaze ko hari umuntu ubukano kanya uri kukureba akavuga kira cyane nize none wisutgatambika mu gafiyemeri bro tuvugisha ukuri uyu ni umufiyemeri uzanyanga kubera ko nabyaye ubu nta mugabo uzava umurimo nabana babiri n'umwe kubagabanya we oya mbonaga ari muri umwe gutya oya ahubwo kwabaye ba baby nta muntu gishaka gusaza muri no misi subizi nukuvuga ngo amavuta ikintu bise sabune ko gukaryama ukaruhuka ugakora na siporo yewana nta gusaza ukuriye siporo Fari tuvugisha ukuri ngize ukuri abdomino sinazikora kwa ko mbyara bambaza ngo nijya amata ko nk'ayabagabo ikindi no koga ntiwabishobora koga oya siporo yo koga wazanjanye yose siporo koga ikadeti azanjane tunabyareke n'abanyarwanda ariko umuvandimwe rero wazanye kuri Afro Tricks yitwa nde banyita Byiringiro Patrick kuri kuvuga na Dosoni Fari wamutwaye iki ashobora kuba wandobye waguyemo nase nkaguha kabizo turebe cyane nabazanyije nafashe umwana ku ngufu tujye tubigisha ukuri wandi unamuha muri umuntu wanjye sibyo oya imyaka yakiranarimo iranarenga ubushatse ko wagwamo umusaza atangiye kwiyamini atangiye kwigira ikizaka ikizere nicyo cyambere ni imyaka icyambere niko ibigeramo leta yemeje iranarenga leta yemeje ego mana nta kibazo mana bari nyisi nibazamfunge nje banyita kibasumba uwo Nyagasani Farida nibisanzwe ubu noneho aha muri no minsi no tugiye kujya tutwika mubona utuntu twimiriro kandi muri comment muze muri benshi nibindi by'ingenzi bitari comment nabyo mubikore ariko Fari reka nkubaza akabazo gatoya iyo bavuze iyi mihanda ari genje nkureba nicecekeye nkavuga nti umuginga iyi mihanda yinjiye gute none anareba ukuntu utajya unasaza nkavuga ni ibyanjye byayobeye abantu uyu mugore uyu mukobwa uyu mukambwe uyu mukecuru benshi barabita abakecuru ugahita ufata nk'ine akabara yigukubisa uzi nk'igihugu cyanjye kiri kumbaza ati ariko se mabite ni sawa ati se ari wowe nyine avuga mukuru wanjye kuko mukuru wanjye nawe noneho we n'umwana kuri cye kuko afite n'agataye gato ahubwo arabamara muri no minsi ajya mbaza ati wowe kuki ubyibuha kuki nta wundi muntu wo mu rugo ujya ubyibuha hamwana imyaka 13 nkabaye iki gihinga ubundi ubu kiba kibitekereje uti bikancanga ufite umwana ufite imyaka 13 kowe mubye afite imyaka ingahe umusa wari wagerageza gutera inda se uwo musasi byibuza ari bwagerageza kuwuterera kuwuterana nabutereye nta musaruro wabyaye bivuze ngo gahunda y'imanze wapi imanze nabona gura akana
kankubwiza ukuri Imana imihanda iri hanze aha biraguka nkuremo nari neza amaze ko gushanga kane gutyo ko mbona nta miboro ko mbona nta miboro ko nta umuvande miburo oye amavuta yaraje amavuta nta bintu byaroroshye wise utuvuta nyine imiburo ikagenda nta n'ubwiza wifise amavuta meza aha rero sasa ubu ikintu nshaka kubaza abanyarwanda kiri hanze hano mumbabarire mumbwire ese hari ikintu washatse kumbaza kare kijyanye n'ubutinganyi wambaza byo ari abantu mbona ku mbuga nkoranyambaga bamaze ibintu by'ubutinganyi bavuga ati nawe uri umutinganyi ariko se mana kambabazi umubyeyi nkanjye ubyaye gatatu nk'umuntu wifata akandika muri comment ngo Farida Kayusi niba yiga ari umutinganyi na Kayusi akaba ari umutinganyi bisobanuye kuba dukorana akazi cyangwa mukatubonana kuri kamera ntabwo bisobanuye ko ndi umutinganyi biriya bintu ba Jihad ba Brian bande bari kwamamaza hanze birabamara birabarimbura ariko urezi ko n'ibintu by'ubutinganyi ari indwara n'uburwayi uyu musore wanjye wasanga nawe gashobora kuza ufite umukobwa muteretana uyu mukobwa muri minsi nawe urashaka kuntereta ubwo utangiye kwivugisha ngo nawe haciye igihe kingana iki ashaka kuntereta namuvumbuye hagati y'amezi nk'atandatu gusa amezi nk'atandatu tumuhamagaye nta nimero nzakiguhamagara icyo cyane umuhamagaye ubukano kanya ntago yakwitaba ntabwo yayitaba mwapfuye iki ni ibintu biraho ngenda bura nzibonera Imana yampanuriye ko nzibonera umugabo ukiri muto do mwaba ariko n'uteta n'umuntu bari kure kubona nabi connection zitari hafi iPhone gusa biragorana wakaba yumva ko nyine ko uri kure mwaza wamwegera arashaka TikTok hafi ntago bayizeye ko uri kure abavuga ati asanga ufite n'abandi nese Fari umuntu ari kuvuga ngo we ntago yizera mu rukundo rwa distance urumva kano nawe ntarwo bafite arakora abajagaraye ni kuvuga ngo none ko twebwe twagiye dushaka abagabo umugabo akagenda akajya mu Bugande cyangwa akajya gukora nko mu ntara runaka Fari akajyayo gakomeza usibye twibetaga sa rundi muntu twegeze twibeta kwezi ugashuka no kundi kugashira kandi ukihangana umugabo umvuka mu amahoro ubundi umuntu ufuha cyane nagaruka bakwanze ariko none umuntu ugira urukundo rukabije rutuma abuze uwo bakundana amahoro urwo nta rukundo ruba rurimo rurwagahararo nyine uwo nguwo ntago abazi icyo ashaka urukundo n'urwihangana nose nawe bagukunda bakabona urajagaraye agatuma yanagufuhira nose ndagwamagaye rimwe kabiri akabona none se ushobora kuba uri uhuze wamara guhuguka ukamuvugisha arukuno inakuvugisha akakubeshya ejo ng'ikintu nani kuvugana na Mary ejo akonyabona nani kuvugana namukuru kandi ubaza muvugana saa 3 z'ijoro na Mary mu saa 3 z'ijoro muvugana bimeze buri munsi n'abana muri iyi minsi bisigaye bimeze nabi baravugana ngiye uzigemeruka kumuvugishiriza ariko mu gitondo twavuganye da aho nta minota 30 mwavugana yego nje na mama turavuga isaha ikaza nanjye umuhungu wanje turavugana kandi ari umwana w'imyaka 13 kana ko nka Mary wese nkamupanga iki mbabarira umusore umumbarize kuri experience y'abakobwa b'i Kigali byibuze mu abakobwa b'i Kigali kugira ngo abakobwa b'i Kigali wari bwabimenye ibintu bijyanye n'abakobwa cyane ntago ari cyane abakobwa b'i Kigali mbabona ahubwo reka mubaze ikintu nk'umuntu aje akaguhitisha mu buzima wenda ubu kamvuge ko ngenza ubuzima bayemo nyine ubuzima bayemo urabuzi buri ubona ubayemo umuntu akaza akaguhereza amafaranga uko hari wibereye wirongora abakobwa mugahura mugasangira akaguhitishamo kuba umutinganyi kubera amafaranga ibyo bintu wabyemera oya ntabwo nabikora wakanga ubuzima bwiza ukemera kuguma uri umukene kugira ubwo no mu mutinganyi ntabwo nayakira biriya bintu n'ubundi amafaranga aje ateze mu mucyo ntabwo naya n'ubundi aramba kuba butandukanye ni inama wagira niyihe nama wagira abana bingi nyine abana b'abasore muri nko mu rungano bari mu butinganyi wabagira nk'iyihe nama najya inama yo kubivamo ko ntago ari byiza nta cyiza kirimo nta cyiza na kimwe kirimo n'uwabikoze yakandika byuze muri comment amafaranga yaba yarabonye bamuhaye ko ari n'icyamumariye urumva bishoboka yajya kurata icyo bita ngo ni VIP nsigaye mbibona babivuga barabyemera ngiye nabonye abasore banakoze n'inama basigaye bakora n'amaniversary nk'abakobwa asanga bicara akabere bagatunya akumenya kugira ikibuno ari byiza
menya no kugira mu nyine n'igituza nyine ari byiza kubera ko bijya binangaza nk'iyo mbonye nk'umwana w'umusore yifashe yambaye ijipo ariko ngiye kujya njya ahantu bazanira amavideo ubundi murebe ibintu bibera kuri isi yo hanze mwe mujya mwicara ubundi mugatuka abantu murebe aho abatinganyi banyabo baba ngiye kujya mbazanira amavideo amafoto muzumirwa ku buryo muzageraho Kagame aracyavunika ariko nyine nta kundi none se ubona aba urubyiruko rwinshi ruri kubiterwa n'iki ikintu gitera urubyiruko rero umbajije ikibazo cy'izamana sha nuko nta mafaranga mbankuguriye akabyeri nukuvuga ngo ikintu gitero ngiye kintu mbona nakoreye uko ni rwinshi nago ubwinshi busobanuye ngo bakora amafuti divorce ziri hanze aha ingo ziri hanze bitewe n'ukuntu zibanye nibyo bituma abantu bavuga ngo mu buryo bwo kwiha amahoro kagembane n'umuntu duhuje igitsina nidushwana tuzirinda ko bijya hanze hanze aha hari abatinganyi wumve ko nge nagiye n'ahantu mu bukwe umucecuru rukuru agashaka ko turyamana wese ariko ubwo ngo ntago aba yarakuriye mu Rwanda aba yaravuye hanze shatse imbizi umucecuru arifata arambwira ati Fari njya nkubona bahuye nyine biri aho ngaho kwakunda nifite service nari nshinzwe nawe ari wa muntu nyine uri aho ngaho ariko ukomeye muri ubwo bukwe arambwira ati najyaga nkubona ariko nari narakubona amaso ku yandi ati ndashaka ubukwe niburangira turi buze gusangira arambwira ati nta kibazo mfite ejo nta kazi mfite ubukwe bwararangiye nka saa 3 tujya ahantu nago ndi buhavuge kuko mwanyimye n'amafaranga narabamamarije nk'abagingame tujya ahantu nabatutse tujya ahantu uwapeke babiri kandi ubwo wowe mu gitekerezo cyawe byo kuvuga ngo ni iki ni ngo wenda ni nk'umukecuru wambonye akavuga ati ni umufana wambonye akavuga ati uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore ndamutse mufashije ibintu tuba tubona abamo yabivamo akajya mu bundi buzima bwiza ahubwo mbona niwe ushaka kukira muri ibyo bintu ejo bundi ndagiye nanjye ndamutungura mwihangane muzabibona nzanabishyira no ku rubuga arifata afata nimero yanjye afata n'abanyamakuru banakomeye hano mu Rwanda babana ku rubuga ankubita amatabimbwiye yagushyize muri groupe ya WhatsApp nabakuriye agashya ndangije mbaza umuntu kuko nyine nanjye kuba mbyaye umutinganyi yibyaye ikibazo irakirigata nziranye n'abatinganyi sinababyaye ikintu nshatse kuvuga rero nafashe umutinganyi ndamwe ati mbabarira umpereza akantu k'abakobwa babiri arakama akimara kukama nanjye bankakubise ku rubuga kugira ngo barebe babarasaze ati ibintu byo turi kurwanya ati uyu muntu ninde kandi wagushyizemo sha mu gikari ndamwandikira ndamubwira ati urankura mu rubuga rwawe cyangwa byose mbishyira hanze ati niyo wanyica ukora ibyo ushaka ntabwo nkukuramo aba anyorereje 10 uryo kunzibisha ceceke nshuti zanjye ntimukatubone kuri YouTube ngo mudusuzugure YouTube ziratugaburira zitwishyurira amazu impamvu twemera kuzizaho nuko tuziko dukuraho imigati y'abana rero ntago uzanjyana mu mafuti ngugiye kunjyana muri ubwo butinganyi dore ababwamamaza afite icyo bakuyemo ndacyari muto nkeneye gukoresha imbaraga zanjye abagabo bararyoha no Farida ukuntu ari gufata mikrofone bagira ngo ari kubwira kamera kugira nizere bipfa kuba biri kujya njyewe njya mbwira abakobwa cyane cyane nk'iyo twagiye mu nama ko mfite groupe mbamo tujya n'abasore ni abantu bose nyine duhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 60 urumva umuntu wese atakisangamo ahantu hose yisangamo tugirana inama njya mbabwira uburyohe bw'umugabo njya numva abandi bagore barabwumva uburyohe bw'umugabo umugabo aranurira umugabo kanze nkabumvishe telefone yanjye se kiri gusamira we ngo bakumve biba ari ibishoboka natwe abagore uwo ninjye abagabo bakaza bakadukemura ibibazo byose n'abantu biba ari ibishoboka natwe abagore twagura abagabo bakadukemura ibibazo biba ari ibishoboka dufite ayo mafaranga ubwo bushobozi busuna kino cyana aho kugira nge ku mugozi nawe ati ariko ibyo bintu birahari ariko nese ubona rata wowe kuri gahunda yo kuvuga ngo bashugamami kera babagaho
ubona bakihari n'ubu bariho no barahari barahari kabisa wari wahura n'umwe nshobora kuba ntarahura n'umwe ko ari nk'inshuti yanjye yaba yarahuye bivuze ngo umusaza ntago ajya azerera ntago ajya azerera ariko arabyumva mu mateka cyangwa aranabibona none se ngiye hari ikintu njya nibaza nkumva nyine sometimes nyine hari igihe tugera mu bibazo aritwe tubyitwayemo nkawe uwo mukecuru mwarasohokanye musohokana muri babiri muricara muranywa ariko ntabwo tubwira urugendo nari nkwibagije none ndumva ukibyibuka ari umuhanga nukuvuga ngo finali ubwo ntaruka imita njya mu bintu bya groupe n'ibiki byaje kurangira arambwira ati rero nafashe hoteli hano mumaze kurya ariko uburyo twariye ukabona ibintu ariko nari mfite ubwandi no gutitira ari kugutama kandi umukecuru uguza kawaini umukecuru uguza hari amafi abatetse neza ariko apana bira bifi botsa abantu bose hari ifi nyine biteguye pe umukecuru yaneze ikintu bise kurya y'abandi upanishwe n'ibiryo naribe nariye neza sigiye kubabeshya murangije kurya aragenda gufatiye hoteli arambwira rero mperekeza njye kuryama ndananiwe ntago ntuye ku Gisozi kandi ubwo bwari bwabereye i Remera noneho mu gitondo ndaza kuguhamagara tugire iki uze kumfata umperekeze tujye mu rugo nagushimire ko wanyemereye ko dusangira ubwo se mwaje mu cyumba ati rindira akambanza noge ndaje nkubwira utuntu dupanga abarambaje atase kubu aho yananyishire n'inza amezi abiri da yarandemeye cyakoze sharaptu abarambwase biba mu nzu yangaye mba ndamubwiye ati se bimeze bite ndamubwira arangije ati noneho ngomba ko n'inzu yanyishyure amezi abiri azarangira ejo muri ku itariki 10 kuko bibaye vuba kuko ubu turi 21 umukecuru arangije ikintu we yakoze twaragiye tujya mu cyumba atangiye kunsoma ndamwate mukecuru yaba buretse gato numiriza inzoga bita status nze nkwereke nayo nirikere mba nayinywanya umujinya gaho rero nyine kuko nari mboye ikintu agamije muri uwa babiri abacecuru bayanza bari romantique mwe abana b'abatungu mwe ni mutitonda murashira nese ko neza ahubwo nkabora uzi impamvu muri iyi minsi cyangwa uko abanyarwanda ngo bagiye ngo twateye imbere abakobwa benshi unyibucije saga ntago nshaka kwikuzanamo ariko ndagira ngo nce ku ruhande niba ufite ikintu wabivugaho nta kibazo nayo nabonye imihanda utajya nta ferugera uzi impamvu abantu bo hanze bakunda imbwa bakunda toy batwita udutoye ubwo ntago yaba ari iyo mpamvu kuko ejo bundi rwiyemeza mirimo uhagarariye abakobwa mu mihanda ya social media bamwita Kate Bashabe higeze kuvuza ubuhuha ibintu by'imbwa n'iki imbwa yimanuriye amazu ako ariko jihad ibintu uzakorera abanyarwanda hanza uriya mukobwa uramwigereranya birantu byararambabaje ariko rero nanjye nukuva umukobwa yari arimo arikinira n'imbwa ye imbwa igira gutya yimanira utuntu tw'utuzuru niba ari igihe no kwitsamba cyangwa se no kwipfuna kandi wabonayo kandi iyi mihanda nutayigwaho ngaho mbwira rero ako gastori bari umaze kumwiyorike ntabwo yibutse ko iby'imbwa n'iki umukecuru yarambwiye ngo urashaka kuzagwa ako nawe wajurere ko yarambwiye ngo arashaka kuzamakaka bw'agatoya ndamwese mukecuru ko nanjye ibyo ndya n'abana banjye kwari igihe mbibura iyo mbwa ko nzi ko zibayo neza kuruta abantu nzayiki ngo ngo urabona ngo naraguhize ngo ndakubura ngo nkubaza ngo Keza reka muvuge ndabizi ntabwo azabigira intambara ngo Keza ngarabwira ngo nimero zawe yarazibuze ati nimero zanjye ziba kuri YouTube abantu benshi bamamagara aribo bazikuye Keza abuze nimero zanjye ute asabwo wowe wazibuze gute ati nyine urabona umukecuru atangira kumanura ibinuze mbona ari kuze ndavuga ati mu izina rya ndapfuye mwumva ko nanyweye status ya 16 ndayimara sinasinda kubera nyine ubwoba ubwo wumvaga ubwo bafite bwarugwike sho zari zabaye ubwonko bwari fresh wariye wowe tubwire ratumiza noneho wowe tubwire mu mboni zawe wumvaga afite ikihe kibazo cy'ubwoba tuvugishe oya nashaka imbaraga zo kugira mbone ukuntu mvaho uko nabaraga ahantu ntabwo uko umukecuru abonaga ari buze kukugwaho
ase wamuganye no uranyemeje ni ukuvuga ngo kungwaho wapi kuko ntago nari bumurongore aho nge bwoba nari mfite uzahana ukuntu bari bamugaragiye yari afite aba bodyguard benshi kuko nge naravuze ati ubugaragiwe n'ingwe aravoma ibyo ni ibintu twese tuzi sibyo rero kubona umuntu w'umukecuru akujyanya ahantu uri kwireba ahubwo umusore wakagute nashari n'umusore nakunze witwa Shimiye Shayi oya aho yari yanjyanye aho mu rugo gasore keza kitwa Kanshimiye kitwa Kanshimiye kari tambukiraga oya kari dusavingaga ariko kantu kari kutwitaho gusa uruse bagize ngo buri Gushimiye ntago yakoze akazi ukimara kugenda waraharaye se cyangwa nabwiye mukecuru nabwo ati mbabarira akimara kohereza ayo mafaranga nyine y'inzu ganda nta nyirarwo uru ruganda nta nyirarwo Jackie yabivuze neza uru ruganda nta nyirarwo uru ruganda uruhe iyi si nta nyirayo nabonaga ari rufite abayobozi nabonaga ajyagutya gashaka uruganda nkarubura nanjye ubwo nandi kureba nandi kwa uruganda niki iyi si niyo ndi kuvuga ni iyi si iyi turi uruganda none se tuvugisha ukuri amafaranga reka nkwereka akantu tuganira umugore yarafite irari umukecuru yaragufitiye irari urumva kandi irari yaragufitiye nanubu narava kwizima nanubu ntago arava kwizima nese wamuhaye show narava kwizima wamuhaye show nuko nta muhamagara ngo ntamuteza abanyarwanda ndari abantu bakumva ijwi rye bakumirwa bagata mumirwa ariko bamurangira ubuzi wamufasha Oje none sibwo ngubwo none wowe yari yakunze usibye nibyo nge nta n'umwana w'umukobwa nge nafata unajye mu butinganyi kuko hari igihe ujya gukorera amafaranga menshi buriya na ba jihad nabande bose sibyo urabizi ko yigize jihad impamvu ndi bukomeze kumuvugaho cyane n'umushuti wanjye turavugana hano pe nabikwereka ni ukuvuga ngo bakoreye amafaranga tutarabamenya ba jihad merutse no kubona akavideo kiwe hari ahantu yigize kuvuga ngo twazanye groupe ifasha abana b'abahungu badasiramuye turashaka kuzabasiramuza ariko suko tubarusha amafaranga undi wasubira inyuma aravuga ngo ese wowe urasirame nyuma yaho ibyo bavuze ntabwo twabonye ko jihad adasiramuye video zarasohotse tubona na nuza ari kugira biracika biranibagirana ariko ikintu nshaka kuvuga ni iki iyo ugiye mu kintu kubera amafaranga bikagera igihe cya kintu abantu bakaguhaga ntuyabone nibwo ubona ibihombo cyangwa sinzi uburyo nabivugamo kugira abantu nibwo ubona ingaruka z'ukuntu ingaruka z'ukuntu kujya mu butinganyi atari byo je numva bavuga ngo abahungu ariko bagiraho n'ingaruka cyane kuruta abakobwa abahungu nibo bagira ingaruka nyinshi cyane kuruta abakobwa kuko umukobwa ngira ngo umukobwa w'umurezi bien we nta ngaruka nyinshi agira nta n'ingaruka ahubwo zirimo ahubwo nje motari yigize kuma ubuhamya umumotara mu buhamya bw'ukuntu yatwaye umugabo w'umuzungu umugabo bari kugenda ngo imvura irabanyagira noneho bageraho bari bavuganye umugabo niba yarakunze motari ngaramwe ngo ngo komeza ngo ntiharange imbere akajya agenda akora kuri motari biza kurangira motari ashyukwe byanyabyo kandi abizi ko atwaye umugabo biza kurangira yisanze banaryamanye nta no kuvuga ngo wenda byabaye kubera inzoga umujama mukubita 200,000 motumba barenda kuvuza ko ntabwo bari bukomenya amukubise 200,000 nyuma y'izo 200,000 yarajya abyimba munuze mu muhumetso arabyimba nyine hazamo n'ibibyimba ko harya batinganya uburyo babigenza aratera nabo bakamutera oya we yambwiye ngo uko ari we bateye mu kibuno ariko karagore turyoha ubundi bamujya mu kibuno gushaka yi tuba tumeze neza mwagiye muda tukaba ku mavuta no ku mazi koko sha murambabaza sinzi ikintu abayobozi babaduhagarariye b'urubyiruko ikintu bakora gusa ikintu bise ubutenganyi kiganje mu rubyiruko kandi no mu bantu bakuze pe nuko urubyiruko nese ko bajya bavuga ngo batinganye bagira amafaranga bayakuraye agaturu kamwe desa bro agaturu kamwe desa nawe yigize ako shamana we
Nanjye impamvu ntabwo ibintu wabijyamo nta faranga ufite nk'urugero nkanjye nshobora kuba mbirimo nawe urimo ko ntabizi ntabwo naza ngo mbikubwire gutyo gusa nta kintu ngushukishije nshobora kuza nkabikubwira mfite amafaranga kazasanga nawe uburimo nyuma amafaranga barayatanga wa muntu we nanjye nari umuntu ibihumbi 170 yanyuma shanda bivuze ari mushaka mu munyite ntacyo bimbwiye umujama nyine gutya nyine abantu babatubona kuri YouTube tugashyiraho amanimero ababonyeho nimero zanjye abarampamagaye ati bite fari ni byiza ati ndashaka yarabanje anyoreza amafoto ye ndavuga ati umusore kari mwiza ubu wasanga agiye kunteta mpita nimagine akadara k'aba diaspora muzadukoraho kari umu diaspora kandi ni umuntu wikatisha Kigali Gikondo Biryogo uba muri zino nzu shabo bubakiye abantu babaga mu manegeka ayiwe arangije umujama wawe arambwiye ati se ko mfite icyana ni nimumye gutyo ukuntu waje akagukubita ibiceri desa akakubwira utujest umukorera nkakubwira utuntu twimwikorera kandi wenda uramamo na 30 nawe ati bamuvugane 30 yakwiye ko nshobora kuyafata ko mfite ubukene nzi ngo abatinganyi ni babantu babarihebye urumva ubwo ni ukuvuga ngo nimero zawe yazikuye ku kiganiro aragukubitira amaze kugukubitira akohereza amafoto bona oya we ntago yankubi shana rero nyine yaraguhamagaye ni za slenge zacu we yumvuze gukubitira tumva ko byaje habaye gukubika kakubiswe ni ukuvuga ngo we yaraguhamagaye muraciringa mumaze guciringa agukubita amafoto ubona ni umusore aravuga ngo ndeguyemo $1 arangije ati nkufite diro ati diro imeze ite nawe uti kagira amakuru mbwira rero yagukubise amafoto y'uwo mukobwa kugira ngo mukofirime yamayaye arambwira ati se ko nshaka ko duhuza abantu benshi tujya dukunda guhura tugasangira pe duhuriye kuri YouTube baranandemera bamwe barabizi ariko niho hantu nabonye abantu bose bafashe nimero zanjye abenshi bashaka kunjyana mu butinganyi none uwo mukobwa igiciro ntabwo bizi ikintu cyabaye reka dutaruke kuko ibindi byo biteye isoni nuko nimero y'uwo mutipe nyibuze ngo muhamagara mvuko nahita mbwira urumva umukobwa nyine umutipe yama amafoto tugeraho tugera ku mukobwa mwaraganiriye arakubwira ati ndagutama icyana buriya rero atari ko wikuremo ubwoba ambwira ukuntu ndi bujye mbigenza hanyuma se tuvugishe urakomeza igiciro niyo wagishyizeho ugira ngo unanize ukuntu cyangwa niyo wakishyiriye $200 nta nubwo burandongora ngo ampereze $200 ngashishura avuga ati akira tuwe tuvugisha ukuri nta mugabo ngiye Farida urandongora usibye uwansabye akankwa akandongora akangira umugore divorce zaraje dore twaradivorusha oya se kandi nusikubiza ari umugabo mbana nawe umukobwa naragiye ndabanza avuga ati wasanga ari niko ku bintu bambwiye ni impumyi ni ibyanyabye uzi namukora namuha agafaka gutya ayiwe ngiye urumva nagiye kujya ku mukobwa amafaranga narambwiye ati rero ngiye n'umuyambi kuri telefone mutanayahagarikisha nayakoherereze cyangwa se mu kimwe kuko uwo mukobwa nyine aba afite n'abakozi aba ahantu heza baba bafite amafaranga abantu bakora bino bintu pe ibintu uyu mujama avuze nibyo baba bafite amafaranga narebye kadastira bamara umwana w'umukobwa ndavuga ati ibyo twirirwa tureba ku ma YouTube ngo abakobwa bafite amazu meza abayafite ntago bajya bigaragaza umukobwa nagiye mfite amatsiko shaho amatsiko arakwishe kuntu byarangiye ibintu bankoresheje ntago twatinganye ngiye urumva bambwiye ibyo ngomba kumukorera bimwe ndabyanga kuko ntago nari buzongere kurya pe mu buzima akabona umugabo yabikoze rero ukavuga ati mana nanjye n'inzu ndayigwa nta niyugira ariko kubona umukobwa yagize gutya akajya akongera kubura nk'abavantaramwe nimubona ibi bintu muzajye kubyigana ntabyo tuvuze dukuvugira ibintu by'ubutinganyi umukobwa akajya mfata ku kintu kiri kunkuraho cyoroshye gutya ari igikobwa n'ikimve nkumva nyine nagihiri kako natekereza amafaranga y'abandi bamaye niba gukomeza aza kujyayo guhura n'wa mukobwa
sugo nari bugotwe we shanago nari bugotwe pe uri kumva nyine uri kumva ukuntu ibintu byakomeye naranatitiraga amaguru kubera yo bivuze ngo ubukano kanya umukobwa narana yabonye maze imisi nimere ari ukuntu umuntu aba akigera umuntu agakubitwa sinzi wenda niba mu bantu batureba badukurikira aragaragara nk'umuntu rwose urya nk'umuntu uzapfa ejo ngenda ndirira mukana goye kumaze kubita amafi yanga hane antera nane na 3 na 3 ane wowe uri yabiri ngenge 3 ubukano kanya turabivuze dore ka hana umunyamakuru wacu ntagajya rya amafi byo mazi wapi uri amafi yane buriya 3 pe yanyongeje sibyo nakubwiye nane ako twatonye duzo tutamusane da mutagira ngo umukobwa none kuri finale akamfata ku kibuno ashaka kuzana umunwa nganyonyera ibere nkaho namubyaye umuginga sha naye cunga sana nagukubita n'amafaranga aho nayabizi kuko byaje kuranya amafaranga bayamayinda banjya kuyabika mu rugo baguhaye amafaranga kashiriki njya kubika 200 muraho 30 y'ubukomisiyoneri bwo mujamo ariko uri n'imfura koko nose umutipe nawe yarari muri iyo nzu ni ukuvuga ngo we twari turi kumwe amafaranga ni nawe yanzaniye nyine bayahaye wagombaga kuyazana umukozi umwe muri abahungu araza yahereza uwo mujama ari wakoze ubukomisiyoneri nawe ati kuraho 30 meze 170 gushaka kubura umwana mwiza nanjye tuzakorana kope rwose kamabwiza ukuri imihanda yarapfubye abantu barapfuye bararembye gusa sinabyongera pe tekereza ko nashobora kurisha ubugari akaboko k'iburyo ngo ndishe intoki zanjye ngo zifate nta n'ikintu nshobora kurya nyine ntambaye ikiro wabonye ko namukanya nambaye ishashi muvande ubaryo uzasaba unakwe bahungu muri hanza mujya mwitegereza abakobwa mugiye kujya mbabari muvandimwe mbwira ubu ufite gahunda yo gukwa ukanasaba ngize ukuri nose wabigenza nutabikoze waba wamutinganya nose ko wabura nose ubu nabantu batingo barubatse bakajya gukora ibyo bintu ese fari ibintu ejo bundi Kenisi kari kumbaza nukuri kwibara ejo bundi Kenisi yavuze ngo mu myaka muri 30 abagore bose cyangwa abakobwa bose bo muri Kigali yavuze muri Kigali nawe yavuze u Rwanda rwose bose bazaba ari indaya bivuze ngo rero mu myaka 5 turi 2020 25 mu myaka 5 iri imbere ubu rateganya ubu ntango rero ushaka gushimisha ababyeyi ngo ukore ugikwe koko oya nago abantu uzima umuntu wavuze gutyo se indaya kuva kera zabagaho zabikoraga zihisha hako byagiye hewani ubu ngubu kubera viziyo turi kugenda tujyamo hasizo viziyo none kankubaze cyera hari umukobwa wajya kuba nambara ipantaro ko niyo bakoraga video mu ndirimbo za kera wamaraga gukora video ugakuramo inuzi ipantaro papa wacu nyine ikingo cyara ari umuhanzi ajya duha story nago ngiye kumuvuga ko nago ndi kumwamamaza nabazabanza ngura akantu urumva amafaranga zarikora papa nyama yajya duha story z'ukuntu ngo cyara nta mukobwa wabaga wakambara mini ngaje hanze no mu cyumba kwa kundi nyine uba witeguye nk'umugabo agiye gutavuye nko mu kazi nkatwe abagore b'Ikigali twatuze gufata neza abagabo uri muislamu nabayeho wacu n'abasilamu urumva gasukusha yawe musore nabahanga ariko urakomeza uduhestori nawe muri mu gitekerezo ngo nzasabamo yawe urumva ubwo kwa kundi nyine abagore b'Ikigali babisa dukeneye abagabo batuba hafi bari romantique rero kugira umugabo wawe romantique cyangwa se umuntu muri kumwe muryoherwa n'ibyo birori by'ubwo bukwe bwako kanya babisaba kwitegura nyine ifunguro rigiye kurya cyera rero ngo yiyambaraga rumbiya ugasanga umugore yambaye nka sutiye nk'ebyiri ishuru jipe agakubitamo n'ikintu cy'igikabutura bita mugondo ariko burasanga umwana yaminuje kuko uburyo ugasanga yambaye busa nako byakuryohera nkuko asanga yambaye akenda kagufi yakwiteguye urumva imiteguro nagara umuteguro bakita umuteguro ukaba witeguye guhita umutamo ko karekoshe uvuga ati kanitegura umuntu maze mutemo tugire gucama amavuta n'akavitamine biza bisanga ahantu bigiye
ibintu biba bisa neza bimeze neza bigende bishyushye bimeze hari umuntu wambwiye ujya ntera abagabo uburaya kuri telefone mukunze mu biganiro nkora kandi koko umubare mwinshi w'abantu bampamagara bo kuri YouTube ni abagabo kuki abantu bavuga ibintu by'ibishegu cyangwa se ibintu bibi abagabo babakunda ntago navuga ko abantu batabakunda ahubwo abagore bari mu ngo cyangwa abagore bisezerana hari ibyo badakora kuko impamvu batabikora nuko nge nkeka ku giti cyanjye ari ukuntu nyine bigira ba nyirarucwa kandi ari ibintu bigomba gukorwa mu buryo bwose ni ibintu bitagira formule none iyo babonye umuntu uri hanze ubifitiye formule azi neza ngo rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri umuntu avuga bwa mbere njya guca umugabo inyuma kirasetse pega Philip shani icyaka biraryoha ufite umuganga turungu kwanze kaba karyoshye nose ko umugabo abikorera igihe abishakiye kandi agakora ibyo ashoboye kuko abakubona avuga ati uru wanjye nta ugomba kujya kandi niyo mpamvu bajya bavuga ngo umugore wagiye hanze aba yabaye nka yahene aragenda ubutagaruka bivuze ngo umugabo we yatashye wisezerano nagatura kamwe kiryamira akagukubita akayo kavuga ati sha umugore wa runaka burya runaka yarakize kandi we nani bihaba gucana inyuma biraryoha ariko nta makosa nimo kabikora muri comment mutubwire njyewe ndi umwe mu bagore bemera ukuri njye naciye umugabo wanjye inyuma buri buke tugatandukana nyine tukajya gusinya divorce ibyo bintu nk'uyu munsi nyine uyu munsi turi mu kino kiganiro ejo ari divorce ubizi neza mbizi nyine nose ubwo wakora divorce utabyukanye n'umuntu njye mbyita ko namuca inyuma kuko urumva nasambanye iryo joro n'umuntu nasambanye twarararanye twarararanye njyabwo bucya mujya wana divorce mukanararana mwararanye agakura divorce yako atafite imbaraga zo kundeka ngo ngende yagakuyeho iryo joro yagakuyeho nashana nabihaze pe namuciye inyuma handi numvishije muri jewe mvuze ati burya reka mbabwire mwabantu nabuze ukuntu nabivuga nukuri kw'Imana narayamanitse ndavuga ati gucana inyuma niba ari ukubiryo yangiye kuyancana inyuma buri munsi ariko ntago ari byiza pe ntago ndi kubashishikariza ariko biraryoha najye mbaye nka wa muganga wagiye kuri YouTube akifata akihandagaza ati kwikinisha biraryoha nibyo bintu biryoha kuri iyi byose ndabikora ko simbizi ariko gucana inyuma ku muntu uzi icyo agomba gukora biraryoha pe dusoza rero gira inama abantu bari gukurikira amafaranga mu myanda reka tubyite imyanda ikintu nagira inama urubyiruko rugenzi rwacu kandi abantu bakuru babikora bashukishije abana amafaranga barimo barabicira ejo hazaza ikindi cya kabiri muri kwica ubugingo kandi ayo maraso muri kwica muzayabazwa kuko niba uhaye umuntu amafaranga akaza ukamushyiramo igiparasitike cyangwa se ukamushyira aho igikoresho kitagenewe kujya hari imitsi yangirika kandi iyo mu buzima bw'umuntu hari ikintu kiri kwangirika kubera ikindi kintu runaka hari byinshi biba bipfa mu muntu sibyo uba wica umuntu nyine uba wica ubugingo bw'umuntu ayo ni amaraso uba uzabazwa n'ubwo uba uyabona agenda ntaba ari mazima ibyo bintu ntabwo ari byiza namwe mukurikira ayo mafaranga inama nabagira mwige gukura amaboko mu mufuka mukore natwe twese turakora mbahaye ubuhamya bwanjye ngiye bw'ukuntu njye nagiye ahantu bakankubita desa wumve ko nta nibidasanzwe ariko wumve ko ntashobora gufatisha ikintu ntoki zanjye kitambaye ngo mbe nagifata ngo niki kubera ibintu nakoze mvandi wowe gira inama umukobwa nagira inama umukobwa ejo bundi azasaba igoshaye kwamikeza umukobwa nasaba inama namugira umukobwa uzakureba akavuga no umukobwa nigeze kumubona ahantu uriya mutipe nigeze kumubona ahantu mugira inama ejo bundi nzaza kugusaba iwanyu n'ubundi aya mafaranga unamukwe amafaranga nta nubwo nta mumara kugirira urambye ni by'akanya gato n'ubundi nta wakora ko hanze hari imirimo myinshi uwo muntu yakora birahari pe n'ibiyede wabikora n'agataro baragacuruza kandi ukabona abayeho neza ari n'abasirimu
ibintu byose muri Kigali Ikintu cyose no hanze ya umuntu yakora Kigali kikagenda birakunda pe. hano hano hanze hari n'aha abantu benshi muri bigisha Kigali. ibintu by'imyuga Yeah. kandi badaciye amafaranga ahubwo wowe wazabona amafaranga ukabishyura cyangwa ukajya ukora wishyura. aka ni akagaruka rero mwamubonye bamwita Shangazi Farida agiye ngiye kuguhimba izina. Shangazi dufitanye bifu baburetse kunyita Shangazi. Okay. Ni umubyeyi wanyu Farida. Umuntu wese ukeneye inama hano hantu ngiye kwasiga nimero. Sibyemeye imbere cyane. Umuntu wese wumva azampamagara dupanga ibintu by'amafaranga biciye mu muco biciye mu nzira zemewe. Umuntu uzampamagara ashaka inama runaka cyase n'ibindi bintu abona atapfa kugera bitewe n'ahari azampamagara nge nzamufasha. Nimero ndavuga ya WhatsApp niba kuko nanga nimero imwe sinya nanga ebyiri ni 078 38 35 610. Izina ni Farida. Ntarindi. Farida. Muzampamagara munanyandikira bizakunda.